nde watera magane hehe abavumwa n'imitwaro batikoreye nimbaruke Imana s'umuntu ngihese kandi nagizigera yicuza bakubwa bandi biceho noneho na nubu se na nubu ariko na kandi bari seriye nonge ngo babanyinisha hoya hari nuwo mu mujyi kwa Makuza yarambwa ati Nyarudindi nyene y'umugabo ndagusengera umubone nyine si wowe ndakwiyamye nawe nge ndacyari imanzi rwose niyo mpamvu abakobwa bambwira ngo ninya abakobwa cyane abatepina lemno ya mudu nantasindi sebebingo ametambe nikanda esunikwe ifumilifu Genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire. Reka nizere ko mumeze neza cyane abakunzi b'Urugendo Online TV bari mu bice bitandukanye ndabasuhuje cyane kandi Imana ikomeze kubarinda aho muri hose. Natwe duherereye kuri Alarme Business Center n'ahantu heza cyane twicaye uramutse ukeneye jaride sare zo gukoreramo ubukwe ndetse unakeneye n'amacumbi ibintu byinshi cyane ni service nziza cyane ntandi wazisanga uretse muri Alarme Business Center. Ibyo nkubwiye byose barabifite. Ngarutse ndi kumwe na Nyarudindiri. Yesu ashimwe Nyarudindi. Imbazwe Umeze neza? Yego. Ariko warawishimye? Jewe muranishimye kubera Imana. Kubera ko Imana ikugenda inyambika amakositimu. Ariko wajyanye koko. Nge ndajyanisha. Ese ejo bundi ku munsi w'abakundanye ko mbona ari wo wambariye uzaba uri kumwe nande? Ibyo nako bindeba. Iki kitakureba? Ibyo by'ababaraje. Aya, ibyo bintu hari umuntu mushaka bamwajyanishije. Ubundi bwo abajyanisha ni umutuku n'umukara. None nge n'umutuku vitamini ni kote giza cyane. Hari umuntu ugukunda wakurwariye amuru. Yarwaye indege. Bamwita amasegonda. Ubundi ari he? Uramukumbuye? Aho arambwira ngo sheri wanjye ari he? Sheri wanjye ari he? Heruka igihe nimba igihe twasohoraga indirimbo. Nibwo muherukanira? Manza ari cyo gihari simbiza ariko twigeze kugira ikiganiro rimwe nyuma yaho. Nyarudindi umeze neza se haraci igihe kinini tutabonana tudahura menya Imana yari yarakubujije kongera gukora ibiganiro. Imana yabaye ibifunze. Yafunguye. Natangiye amahirwe ya kabiri. Ubu se ntago wayihaye cyangwa n'Imana yavuze? Imana aransanze rambwa ati mwana wanjye. Abanyamakunda bagaruye mu mahirwe yawe ya kabiri. Ariko ngaraba umumaro na hatari babandi bakuriye amafaranga n'inzu ariko amahirwe ya kabiri ati ndayagaruye. Ariko abanyamakuru nabo ndabazanye ariko ubu mumaro bagukoza gusuye uburara wongera uburara unabwirirwa. Hari ikintu Imana yahinduye ku mibereho yawe? Je byarahindukiye ikintu cyahindutseho Imana kwegeza yabo ngabo bandiye bose nibwo Imana yanyuze mu bantu hirya no hino uraha ati ngwino ngugure costume uraha ubu amakositimu ninjye wayabarizaho rero. Ubugize amakositimu angahe? Mbivuze ubu kuri kamera atazajya umunyamakuru byiyitirira ngo tumva Nyarudindiri ninjye wamugurira costume mureba. Oya na munyamakuru wigize unyambika. Ni Imana yakwambitse. Ni Imana yanyambitse. Imana iransangira ngo ati mwana wanjye sinkorera kuri manager nkorana n'abaterankunga. Ubu ndi kwamba amakote abakobwa basegereye. Bamereye nabi. Urakora ubukwe rero uragenda. Ngenda njya he? Ese wa muzungu kazi ntaraza? Mbaye naricera mu nzu yanjye araza ajya mu kinani. Mana yambwiye inzu. Ariko Nyarudindi ubona imyaka itakujyanye? Injyana hehe? Uraje saza ngewe undeke ngende kuba gasore keza reba ko udafite imvi. Uraje ntuzabyara. Oya nzabyara Imana yarabwa ati mwana wanjye igisezerano nzarisogoza uzabyara umuhungu n'umukobwa. Umukobwa nzamwita Roza Muhando, umuhungu mwite Wiringimana na Theo bose babireba.
Roza bose Muhando nawe waje mwate noneho ndamwemera teho Mm. byihore se wanyakinyigeni na Kigali Tewe niwe wakwakiriye niwe uzi ubuzima namugezeho mese harya bura nakaye karirimbo ke kajya kagufasha mu ndirimbo za Tewe mbese imba n'iki y'urubanza Mhm inde wajye kuzurira ha Mhm iramukire ngeye umuntu ninde wamurenganya ha ese ubu nditanze amahoro Mhm ninde watera amahane hehe abavunwa n'imitwaro batikoreye ntibaruhuke imana si umuntu ngo ibese kandi nagizigera yicuza abavunwa n'imitwaro batikoreye ntibaruhuke imana si umuntu ngo ibese kandi nagizigera yicuza abo ni ba bakobwa bagendaga bamusubiriramo amazwi bamusubiragamo ariko nawe uririmba nk'abakobwa nicyo bankundira uri hari ukuntu bavuga ngo Nyarudindiri ajya aririmba nyine ikijwi cy'abagabo ikijwi cy'abagabo Nyarudindiri uko umuntu akurebye neza yasanga gahunda itariho uvuga nk'abakobwa menya ibyawe uvuga igihe ibintu ndashaka menya kuzabikurikira ibyawe nicyo bankundira bakubwa bandi bikeho noneho na n'ubu se na n'ubu ariko na kandi bariseriye nongeye ngo babanyinisha oya hari n'uwo mu mujyi kwa Makuza yarambwa ati Nyarudindi nyeneye umugabo ndagusengera umubone nyine si wowe ndakwiyamye ati nta mikino ndimo nta n'imishinyiko ndimo Nyarudindi ni wowe kandi naragukunze ndamubwira ati ntabwo ndeba aya makositimu ucuruza sindeba nimba rifite n'amazu ibyo n'ibindeba nanjye nkubwisha ukuri nta mishinyiko ndimo nanjye wanjye ni umuzungu imana izamu umuzungu ngurara nari umuzungu wamaze ngurara nari umusirimu ibyo si byo ndeba ariko hari abakobwa beza b'inzobe barahari pe barahari bameze neza ariko se namenya yazute ngewe uko fiyanse imana izamuma azaza ngenda bize uko azaza imana yarabikubwiye cyane rwose ntaratari babandi nagukunze gusa k'umunwa gusa ese umuntu agukunze uba ubona agukundiye iki Nyarudindi ni iki kintu ubona ankundira ubwiza n'igikundiro n'igitinyiro iby'imana yamaye ntabwo nkundira amafaranga nayo mfite nayo mfite sininya kwivuga njya mburara nkanabwirirwa ubwiza se ubu burebera hehe wowe ubwiza se ariko nawe imana gowe ubwiza nawe urabimenya urabimenya ntabwo ubwiza ari ukuvuga ngo amafaranga cyambere wubaha imana nayo ikakubahisha ejo bundi hari umuntu nakoresheje ikiganiro w'umudamu w'umurokore ari kumbwira ngo yashyingiwe n'umugabo arangije abikiremba kandi ndi kubona nawe bizakunanira ubu ngubu ni uwo kumusengera disi utigeze witoza na rimwe kiri imansi mwamuncura mu byaha rero wazageze hari ukitoza ukareba ukuntu ibintu bimeze sinzi akoze imana isoni nayo nta soni yigeze inkoza yego kuba ndiho nuko niyikorera kandi uri muzima nawe natayikorera mba naranapfuye kandi uri muzima ndi muzima rwose wabwiye n'iki kuri muzima rero kubera imana nose waba uri muzima nge simbe muzima arendere kandi Nyarudindi nzaza kumviriza iwawe ntushyingirwa uzaza kumviriza uzumva byagigiranye kare nawe nge ndacyari imanzi rwose niyo mpamvu abakobwa bambwira ngo ninya abakobwa cyane n'ubundi abantu bose babizi ko ninya igitsina gore nabyo kuvuga ngo narabyaye reka kandi bavuga ko ninya igitsina gore ariko se nabashiki banjye nzundi Nyarudindi wabaye ibyumba ibice bijya kwegera nimba ari mu Rukoma ujya mu Mutara ngewe iwacu wumvuka ni Nyagatare ku murenge wa Rukoma Rukoma
ariko ni mu bice bya Byumba cyangwa ni Nyagatare? ni Nyagatare. Nyagatare. Ibice bya Byumba niriya za aho zari Byumba nirazangara mu kujyana guca Gatsibo. Aho hantu uri kurahazi? Aho hantu wabayeyo za Rukomo nyine niho iwanyu? Rukomo niho iwacu niho mvuka. Wigeze ucuruza amakara? Oya. Nicyo iri iwacu? Nicyo wacuruje. Wapi? Warayatwaraga? Nta kintu nigeze nyuruza. Na rimwe? Mama yatangaga ibiraka. Sibyo nari mfite icyangiro mu miryango. Sogokuru na kakubyara papa barananze ibitambi kuzimu kera mfite imyaka 4 ngo nzapfa nacu nimariye azapfa tanashatse. Bibaho ngo mu ruzerero gucyo ndangwa tu narambagize. Nyarudindi aya makuru hari amakuru mfite avuga ko wataye umugore n'abana babiri. Ndi kukubwa ko mu miryango bananze y'igitambi kuzemo ngo nzapfa nadashatse basiki banje nibashatse. None umugore wako tugiye kumuhamagara. Utuvukana imanga. Madamu wawe tumuhamagare. Utuvukana imanga ni yashatse zo gisimvuye y'Inyagatare. Madamu wawe muhamagare hano kuri telefone. Na mudamu ngira rega. Nitumuhamagara. Wamuhamagaye. N'abana babiri. Wapi? Ndacyari imanzi nge mvugisha ukuri. Kandi Imana yaransanze iravuga ati mva mwana wanjye senga amasengesho utisengesheje. Umuntu yarambwe ati ikuzimu banditse inzandiko nyinshi zo kugusebya ndazishanyagusha. Uwo Nyarudindiri wirirwa ubabeshya ko ari imanzi ko yasize umugore n'abana babiri. Ngo n'ahantu bacuruzaga amakara. Nabasiga gute bananze y'ibitambi kuzimu. Mu miryango aho papa avuka ngo nzapfa nacu nimariye nzapfa natanashatse. Ngeze nayi Kigali Imana iransanga irambwira ati mwana wanjye babe bakugeze ikiremba ariko ndagukizije. Ako Nyarudindi bari bakugeze ikiremba? Ngo nyine mubwiye ko bananze ibitambo cyeri kuzimu mfite imyaka 4 nkura gucyo menye ubwo njya gusenga icyangiro ko ubwo ntago kegukaga. Haje ikiremba n'umuntu ubumeze ute Nyarudindi? Umuntu ubumeze uko bivuze nyine. Oya nyine byose mvuze ngo iki? Iyi kamera ni y'abantu barokore n'abarokore n'ubu nibyo turi kuvuga none se ni turi kubivuga ibyo bintu ntibibaho. Nimba bibaho se ikiremba n'umuntu ubumeze ute? Kuko ari umuntu dukurikira kuvuga ati ese ubwo Nyarudindi n'umuntu utari muzima nyine gute umubiri wapfuye. Umuntu utari muzima aba yarapfuye. Oya sobanurira abantu kuko umwigisha urigisha nose uri imbere y'abantu uri gusoma Bibiliya ukagera ahantu uri nko kubwira kwigisha abantu ibyo bintu wahataruka. Ariko turabakirisitu. Urabakirisitu se batavuga. Nose ikiremba n'ubupagani. Nibyo tutavuga bite n'ahantu ubifugiye. None se ikiremba n'ubupagani? Oya ikiremba ntago ari ubupagani ni kuba barakuroze. N'uburwayi. Barakuroze. Bakuroze kutagira ute? Kutazanashaka. Oya. Wibesha abantu. Nyarudindiri wibesha abantu biretse wibesha abanyarwanda. Ikiremba nuko utazashaka. Nose uko utari washaka uri cyo? Uri cyo? Oya. Wabwiye n'iki kutari cyo? Bana yaragijije. Ukora amahano? Oya. Ari umunsi umwe nzagucakira na kamera. Sindasambana na gato nge. Na gato. Nose ubara abana wabyaye ute? Oya ibyo by'abana ibyo ngibyo rwose ibyo niba byegeze. Nta mugore wigeze nta n'abana wabyaye. Reka. Nubu ngo na pipa na mushiki wanjye mukavugana. Mushiki wawe? Zana nimero ye tumuhamagare. Mbwira nimero. Telefone iracaginze. Ibaze none Nyarudindi buretse uyu muntu hari umuntu twagiye ejo bundi ngiye ntabwo reka nkubwize ukuri. Yarambwiye ati amakuru Imana yamaye kera. Umbasobanurire. Twagiye kuri studio numva ko ari turi kumwe na Jera ahantu Kimironko. Twagiye gukora ikiganiro. Umuntu atubwira ati mwirirwa mukoresha Nyarudindiri ibiganiro ababwiye ko ari imanzi. Yarasize umugore n'abana irukomo. Abana babiri n'umugore. Iyo nkuru uwo muntu yarambwiye ati ngwino tugende. Shira essence mu modoka tugende. Nje kukwereka n'umugore w'umukoresha ikiganiro. Muzagende rwose. Nyarudindi kuri kwihakana abana kari umugisha. Wapi nibishoboka. Cyekose sindarikora. Sindanabitinyuka. Sindabona n'uwambaye na. Amahirwe ngo nurabona? Reka. Bazagaragara. Bazagaragara nge ndacyari imanzi. Nyine nibagaragara. Boya bazagaragara. Ariko pasi ngwino hano. Bazagaragara. Nge ndacyari imanzi. Ubu Nyarudindi nge ndacyari imanzi sinzi igikina cy'umukobwa ko kimeze. Baba banereta wowe nawe nibagaragara uzabigenza gute? Bagaragare nyine.
nibagaragare Abo bantu igico nzi ntibagaragare. nuko nyiriye ndacyari imanze imanzi se nangira ubundi se imanzi ubuhamya kuri imanzi ni iki wowe ushobora kuba wita imanzi rutararongoraho barabana se nabo mwuka wera oya Nyarudindi- by'abana wacu. Nyarudindi kwisha Ni irukomo nuko ibyo nta n'ibyo nzi irukomo abana na oya Jewe- oya wa ahubwo bazi Nyarudindi bazi Nyarudindi oya nahamagaye oya ariko ntabwo iki kiganiro turi bugisoze atari yafata telefone uwo muntu kuzi neza yaravuze Nyarudindi ndamuzi avuga n'amazina yawe yombi n'umugore wawe n'abana n'ahantu ngo mwacururizaga amakara oya Mwana ntabwo we. nigeze ncuruza amakara iri iwacu Nyagatare oya barimo bagusebye wapi ntaribe nimba ati ntabwo iwacu bacuruza amakara turi abahinzi n'ubu ngo neza ubundi niwe na mvuye. madamu wawe abahinzi niwe na madamu wawe oya ariko Nyarudindi ni byiza cyane Sindashaka. nimba uvuga ati sindasambanaho oya kandi sinzanabikora tumusuzume tureke ari muzima se tumufate tumusuzume murama amafaranga menshi tugiye kureba ko Nyarudindi ari umugabo ariko rero Ko Nyarudindi- ntabwo ibi bintu ngomba kubivugira muri kamera gira ukuza soni mwapaganye mupfukame mbasenge arambikeho ibiganza Imana Nyarudindi yarabyejeje ushaka kubeshya abantu ufite uburwayi n'ukuri kandi twakujyana kwa muganga Nyarudindi ko ari abo bajyana mu Buhinde wowe abantu baranagukunda cyane Vuga ikibazo. abantu bagakontribute ariko ukajya abana bo barabataye oya ikimenyetso kirahari ngenda cyari imanzi rukumo ni wacu ariko ibyo ntabwo birabaho ntibyigeze iyo binabaho nkuru se n'ubwa mbere bishe mu matwi yawe nimba mbyumva si ibyo ngibyo nyine ugomba kubyumva n'umuntu ashobora kugusebya akagufuga uko utari umuntu avuga ngo ataye abana yabagushaka iki reka wapi uramureka akivugira yaranayimbwiye iyo nkuru uzi ko twari tuyifite njye na pasi iyo nkuru reka ariko nyashatse turavuga Nyarudindi si ubundi waba ugiye kumukoraho iyi nkuru umusenya oya ndacyari imanzi rwose iyi ngewe nkuru yagusenya iyi nkuru ubundi uwiteka kuko nta niwe muntu wo Uwiteka niwe ntakirirwa wubaka. mbikora urabizi uri inshuti yanjye ariko nimba oya. warataye abana Oya, uzasubira hari abagabo oya. benshi baza hano bakigira abasore kandi barataye ingo Usa ni ukuri pe njye sinziyoberanya ni ukuri ngo umere nka babandi ngo njye Kuramuri ndacyari net- umusore kuramuri kandi net- afite abana mu cyaro kuramo rinete bivuga akaba agize ute kuramo rinete bivuga tureba ndakuramo amarene nuse ntabwo uri kundeba Wapi? ari ubwo ari fimese uri kwihisha ndacyari imanzi nawe ubundi bw'Imana inangira ubuhamya byo ni ngombwa Imana igutangira uracyari mazi cyangwa n'akabazo ni k'uburwayi Imana data wa twese usumba byose uri mu ijuru cyangwa ni ariko ni- Imana yaranyijije ntabwo nabinyabingi bikingendaho ese Nyarudindi ko uvuze ngo bari barakuroze uri ikiremba urakira wabwiye n'iki ko wakize kuva n'iki ugarutseho kuwakize? reka igisubizo gisubize nigendeye warisuzumye turi muri kamera ngajya koraho ari byo Jeri yafunze kakandi bwarakumvisha akahe kakandi uruza yambazaga maniba kakuye ahantu hose niko bari kureba yavugaga ngo iki uko mwabyumvisha ntabwo njye nabyumvise ujya ukoraho ukumva uko bimeze oya kavuga ngo iki iyo moteri igagurutse ndavuga ati pa mu izina rya Yesu ituryamaho gato nawe kandi bari barakuroze nabaye muzima nyine wabaye muzima none None se ndi nayo i Kigali kuva wabyuka mu nese gitondo nagiraga ubwanwa eh ntabwo batari barandoza nta bwanwa nagiraga none kuba nanjye ntaba ufite karabaye nanjye kuba ntaba ufite karabaye njyewe buriye mu miryango buriya ni njyewe Imana ihaye ubwanwa nyabwo ibubere inaha i Kigali reka da nuko Imana igwera ubwanwa i Kigali cyane rwose nijya gukora ngo n'umuzungukazi ariko aburetse Nyarudindi kuva wabyuka mu gitondo imashini yigeze ibyuka samu nta kabiri Nyarudindi si wowe wabibwiye manibuse ni njyewe ngo imashini ibyutse usigiye kugendera ku bya manibo mu izina rya Yesu manibo yambazaga ibye nawe mbaza ibyawe wimbaza kubya kuri bya manibo byakubajije kuva mu gitondo imashini yigeze ibyuka none se ndi umupfu noneho watokesheje
ariko ndi muzima. Pe. Eh. Nyarudindi uriya mukobwa nashaka ko ari we muzabana reba ukuntu ari mwiza Muri- urabona atambaye amarinete Usuri Imana. Eh? Wari ukatanire sase. Ureka Ko gutereta namwangiye se. ehe uyu murokore kazi nta nubwo yamenya gutereta Maze- Nyarudindi. ngwino hano ngwino uvugiremo hano tubwire ukuntu waterese Nyarudindi ngwino negera hano oya ntago ujya mu mashusho Aya ntabwo uri bugaragare. Na- Nanjye sinabyemera. mushinze egera hano nyine ngo Nyarudindi ngo wirirwa umutereta amutesheje umutwe wamutesheje umutwe nyesuriza aratabe n'Imana yo Yesu ashimwe ngo Nyarudindi iri Nyarudindi zarahise amwenyura Njye baba banereterega. ngo yarambwiye ngo azashaka umugore ngo ufite ngo inzu kandi njye ntayo mfite. ariko ngo ari Oya njyewe Shaka se Imana izamanza iyanjye. Iyi niko mbwira abakobwa. ubu ufite imyaka ingahe utatubeshye 43 ubu ngubu. iyo umaze mu ivugabutumwa niyo umaze uvutse Niyo maze mvutse. aya niyo mu ivugabutumwa tubwire umaze uvutse Ivugabutumwa se ko namenye ubwenge njya gusenga. Ndabizi ngo ivugabutumwa nayitangiye ikigeni cye nakizijwe ikigeni kireka. okay 43 mu ivugabutumwa ni ukuvuga ngo Nyarudindi ntago uzi umwaka wavutsemo Navutse mu 80. 80 nibwo wamenye ubwenge Cyangwa nibwo navutse. nibwo wamenye ubwenge ntabwo ari bwo wavutse Nawe navutse ryari. nko muri 50 Ibyo ni byaho. ngo hari abantu bagiye bashaka kugufata ku ngufu Imana ikagura biga gukingira Wahora n'iki? kandi bano N'ubu n'ejo bundi bari bagiye Reba kubigerageza Fandi hariya uramubona. ndabacika. ureba si mwiza reba uriya mwafande wabonye umudamu w'umusirikare Aya abantu bose ndabemera ariko. Ariko nawe ushobora kunsaba ngo urukundo ngo seri na shushu na shwiti ariko na Nyarudindi ushaka kuba waraguye ushaka kuba usigaye ugira irari ushaka kuba usigaye ugira irari TV na Bayisiyaka yitwa gute mwajyaga mujyeho nkabona ibintu mukora ibiki? Dream TV mwajyaga mbona ibintu mukora Uri kuvuga nuza kuku. Kuku. uriya mukobwa waramugendanaga koko Nyarudindi cyangwa niba Oya byarangiraga hariya rwose. Nta na nomero natwa nigeze ntwara. cyangwa niba wakuvuye ko nabonaga gusimbukira nk'agaca Ariko njye barankunda. Nyarudindi tuvugisha ukuri se wakuvuye se wamenye ko wakize cyangwa n'ubundi Ega nabira nabyo bituma nyine ko aya makuru ya Nyarudindi y'umugore n'abana tuzajyayo cyangwa tubyiye Nyarudindi ndashaka ko tuzajya tukijyanirayo ubwe bwite akajya kure abantu bamushinze ibinyoma cyangwa we akava yanagaye Nyarudindi urabyemeye ntubyemeye ibiki? kuza tuzajyanira ukomo hariya uriya mugore n'umwana n'abana haramwacururizaga amakara Oya ntabwo nta nubwo iwacu bigeze bazi n'iby'amakara nabyo bazi. ariko reka tuvuge iby'umugore n'abana babiri Wapi? Mchimbirmbire chwe bwana yana wangu emdumere atembidewe amacho yangu yasani ku nachiku amtekwya bimbana mudu ya tendembe sindengu ametimpibire wema bwana mwana wangu asimkwiragu amembirira yewe choyangu na wangu niunda pekao amatepina lemno ya mudu nanta sembri sembringu ametambi nikanda esunikwe ifumilifu Nyarudindi baguhe iki kuri channel yawe arya ngo ni bene Nyarudindi bene official Bene data by Nyarudindi. bene data by Nyarudindi niko channel yitwa Yanjye bene data sindirimbo yawe ni ya ndirimbo nyine. Bene data by Nyarudindi. niko channel wese uyita Nyarudindi official Iyo ni umuntu wayimaye ariko imera arayigumana arayinyitirira arayikwitirira ariko bagukorera ikirero kuri channel yawe bankorera subscribe. oya hari ijambo uri kwibagirwamo neza bavuga ngo mukore subscribe
mukore subscribe. mukore live. Watangiye. Uriya mukuru yitwa nde? Urambaza ndabizi. Aya. Basi uriya mukobwa ukubeshyera yitwa nde? Uriya mukobwa wakubeshyera yitwa nde wirukoma? Wombesha? Bakubeshyera ngo mwarabyaranye yitwa. Nawe nzi wo nguwo. uriya baba bari kuvuga Chonzi nawe nzi nicyo nzi rukoma narukoma bazi ko natashatse bavuga ngo uriya se azashaka ajya hehe. Bavuga yuko uri mubi ariko ni wabatumye. Bavuga yuko babyariye kandi ni wababyariye. Bihorere barakubeshyira. ariya ka karirimbo kavuga ngo ikintu wakabyinanye na Sirasi. Iyi ngo nyine baba bakwamamaza. Ngaho karirimbo twumve. Bavuga ko uri mugufa ariko ntabwo naho tunene kubivuga. Nayo nzi. Wowe na Sirasi mwakoze orchestre. Ese muhuriye kuki we na Sirasi? Muhuriye kuki? Duhuriye kuki? Cyambere turaresha. Bayira gusumba Sirasi. Acumba gateya. Bone muhahuriye. Icyo muhuriye nuko muri abaririmbyi ba gospel gusa. Cyane. No kubyina. Namukatura umuziki twahuriye mu giterane banumiye nawe bamutumiye. Nuko muzakorera orchestre ajya aririmba wowe ubyine. Iyo duhuriye mu giterane ngende ubundi ni ngombwa ngomba kumubyinira. Byo ni ngombwa. Roza Muhando. Nawe byo ni ngombwa. Akarimbo ka Roza Muhando hanga muri ducima gatunagera. Dushima namusoza ariko. Aha indirimbo ya Roza Muhando ni nari nsigaza ubundi nari ndirimbye yawiringiye Imana Theo kuko ari wanyaciye muri uyu mujyi wa Kigali. Nkaba nsimye Imana kinyambitse amakositimu ubundi nca ku YouTube bwa mbere nira kositimu amapeti niyo nagiraga gusa. Ariyo racyayifite? Yajya he? Yo muri bank. Oya kositimu amapeti wowe uri kuvuga karovati. Karovati niyo muri nuko ubwo rero nyuma yaho Imana imbwiye ati ndafunze ngo handima yigwa kabiri nawe uzonge kuyabyinira mu kuyishakiye nubundi ntacyo bakumariye. Imana iransanga ngo ati kujya nagari bibi nagari bibi mwana wanjye ahubwo kibi bakoze nago bakwibutse nuko bariye barakwibagirwa ukabona unabwirirwa nico bakoze gusa bararengera ariko kujya si bibi niko Imana yambwiye. Ariko ngaruye abo mumaro kuva imaze kwegezayo nambara amakositimu maze kujya amakositimu 6 ira amapeti tarimo. Kwakundi ngo ariko Nyarudindi irahora mu ikote rimwe ubu naho ukibivuga bayikumbwa ngo ariko ari amakote uyabikariye nyabikariye nubwo amaradiyo bayatwaye ariko Imana bimwirinze by'amakositimu. Ndamanuka nambaye nkajya kumanda niyandusha. Nyarudindi ngaho turirimbira akarimbo ka Muhando wawe umusaza wa Roza Muhando. Ya karirimbo. Kanze nkaririmbe. Baba Mungu nipe nivumilivu. Baba Yesu nipe nivumilivu. Alisikitala alinyokuta. Yesu nipe nivumilivu. Alisikitala na nufika. Yesu nipe nivumilivu. Baba Yesu nipe nivumilivu. Baba Yesu nipe nivumilivu. Alisitira nalia kuisa. Yesu nipe nivumilivu. Alisikwisali na misimika. Yesu nipe nivumilivu. Alisikuta semuye budiu. Yesu nipe nivumilivu. Alisikita lala mangangai. Yesu nipe nivumilivu. Mungu nipe nivumilivu. Mungu
nipeni vumilivu, Mungu nipeni vumilivu. Amen. Nyarudindi, iyo ndirimbo zikisobanura icyo ni ikihe kirimo waririmbaga? Igiswahili. Ah yes, igiswahili se nuko bakiririmba. Iyo ndirimbo bayita ngo iki? Vumilivu. Bivuga ngo iki? Bese n'ubuzima bubi Roza Muhando yahuye nabwo. Ngo mwivu. Mbese ko mwivu. Nose sinumva ngo nivu mirivu nibiki. Yahuye nabwo ajya gusora indirimbo ari mu buzima bubi. Bese inzara yaramwishe, yatanze n'ubuhamya. Itangira bugana vumilivu. Ntago mbizi. Oya uko itangira igitero. Ari igiswahili. Je kubwira ibintu uvuga usubiremo. Urabisubiramo. Binyigisha ahubwo. Mugomba kunyigisha igiswahili n'icyongereza. Ndabishaka cyane ariko. Nimekukimbiri amacho yangu, Bwana nipe vumilivu. Mana macho yangu. Nguvuga ngo mana guhungiwe cyangwa se niwe nerekejeho amaso yanjye. Kwihangana. Kwihangana. Bite n'ubuzima yararimo. Bite n'ubuzima yararimo. Reka ngushimire cyane abantu bagukunda, inshuti zawe, abandi bantu bose bakubuze bakubone kuyihe telefone. 07894241 nonge nzisubiremo 07894241 ndavuga n'izindi 0780102383 nonge nzisubiremo 0780102383. Izo nizo nomero zanjye ziri ku mobile money. Amazina yanjye ni Dusengimana za Baptiste. Nkaba mfite channel yanjye yitwa Bene Data by Nyarudindiri. Mchimbire chwe bwana yana wangu emdumere tembidewe amacho yangu nani nachigu amtekwya limbana mulu tende sindia yangu ametimbire wema bwana mwana wangu asikwira yangu amembira yewe yangu na wangu niunda pekao amatepina lemno ya mudu nanta simbingu ametambi nikanda esunipe ivumilivu. Nyarudindiri baguhe iki kuri channel yawe? Arya ngo ni Bene Nyarudindiri, Bene official. Bene Data by Nyarudindiri. Bene Data by Nyarudindiri. Niko channel yitwa? Yanjye. Bene Data sindirimbo yawe. Ni yandirimbo nyine. Bene Data by Nyarudindiri. Niko channel wese uyita? Nyarudindiri official. Iyo ni umuntu wayimaye ariko imera arayigumana. Arayinyitirira. Arayikwitirira. Ariko bagukorera ikirero kuri channel yawe. Bankorera subscribe. Oya hari ijambo uri kwibagirwamo neza. Bavuga ngo mukore subscribe. Mukore subscribe. Mukore subscribe. Mukore subscribe. Oya kora sa ukuvuga sa. Bu skra. Kra. Skra. Kra. Skra. Kra. Skra. Subscribe. Mukore subscribe. Oya subscribe.
subscribe oya mukore sa bu subscribe sabone mukore subscribe vuga mu gifaransa sabone sabone like oya ni sabone byonyine ni sabone ujye ubabwira mu gifaransa nicyo kizacyoroye mukore sabone mukore sabone kuri chaîne yanjye bene data by Nyarudindi bene data by Nyarudindi ugahita wemeza akazogera ukazogera noneho iyo wanditse bene data by Nyarudindi uhita ubona amashusho ndi kumwe na Samata noneho ugahita ujya kuri ya foto ngufi ya nambe costume amapeti y'agace noneho uhita ukanda ugahita ubibona byose ugahita sabone ukatuma sabone none kuvuga genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire